ntumusome mwana n'uyu n'abantu cyakora nk'ubu Imana iramutse nije ku mafaranga Imana ikantiza amafaranga niwowe twayasangira cyagiye se ko nakubwiye ngo yajya aca kuri konti yanjye ugahita uva mu kiganiro ugahita wabwira konti yawe akaba ariho uyabika se ubundi ibiryo nk'ibi bisangiye n'umukobwa gutera peti ubundi rero reka mbabwire mwa bantu n'urya ibihumbi 100 utari kumwe n'umukobwa mwiza nk'uyu nta kintu buriya katuguhe ikaze ariko gushima mu bwanwa gusubiza kubuza gutaka kwareka gukikisha umwana mwiza gwe kera nkwerera wagabanyije ubuhehezi kinaguhaye gato urusenda rwabo ruraryoshye washirwana urya urusenda uzi ko umukire asura tugakoma amashyi mu kabara akagura indirawe umukire arasura abantu amashyi ngo kaci. Hello guys, twongeye kuba ikaze ku Miringa TV abadukurikirana umunsi ku wundi abari muri Kigali mu ntara aho muherereye hose twongeye kuba ikaze ku Miringa TV n'ukuri turabakunda dushimira urukundo mukomeza kutwereka ubutumwa muduha buri munsi tugenda tubunyuzamo amaso abari hakurya y'inyanja muri Amerika, Canada n'andi hatandukanye henshi turabakunda kandi n'ukuri dushimiye ubwitange mugira mu kutureba mu kutwereka urukundo mu kutwereka ko turi kumwe natwe n'ukuntu mugenda twagarukanye n'inshuti zanyu mukunda ya Kananzovu by'umwihariko nizere ko mugiye n'abandi bakererwa baduhata ibiyobyabwenge Amanores ubundi wowe wari weruka kurya sipesiyare yo muri hoteli kanze ngo ukatirisha ku buntu bakata sipesiyare yo muri hoteli ujya umenya gukoresha icyuma cya kizungu icyuma cya kizungu si icyuma cya kizungu iki ko ari icyo bakatisha sipesiyare abaje icyuma cya kizungu se nk'ikinyafurika cya gihata ibirayi n'ibijumba ntabwo kiba kimeze gutya ntabwo biba bisa ntabwo biba bimeze kimwe uzi ko ari uwaha icyo cyuma ngo agikoresha arimo kurya kikamuca ukuntu bakata sha sipesiyare yo muri hoteli ubundi Nzovu sipesiyare kambanze nkubaze sipesiyare itandukaniye he n'umureti aho bitandukaniye ubona umureti aba ari amagi gusa ariko sipesiyare ushobora gushyiramo inyanya ushobora gushyiramo ifiriti ushobora gushyiramo inyama bakase dutoya nibyo bita sipesiyare urabona iyi ngiyi irimo ifiriti irimo inyanya irimo puwavuro iyi niyo bita sipesiyare uzi ko umaze kumenya gutandukanya sipesiyare muri biriya birindiro byawe wabona umureti nk'uyu nguyu Nzovu ntukagire urya udasinze isenga nyine kandi ubwo ibijumba ntiwabisengera twebwe ukuntu twasengaga kera tukiri abana mu gifaransa tukiba muri orphelina au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen ku izina ry'Imana data na mwana na mutagatifu amen Seigneur bénissez ces repas ceux qui n'ont préparé à procurer du pain à ceux qui n'en ont pas amen kuna gasengesho kera twasengaga tukiri abana ariko tumeze nk'abana biga muri impamvu senze nuko ugiye kurya umureti special iyo biza kuba ari imvange ibijumba cyangwa imyumbati ntabwo ari gusenga yakara kubera iki arega mwani special yo muri hoteli ntabwo nari nyiru abwicaniragabo Umuringa TV iyi niyo channel rwose ko nawe uranye nava mu cyunamo ngo ndiye ku gaspecial ko muri hoteli nizitanga udushyimbo twa mito tubabwire rero yuko ntabwo kwa bamwicaniragabo iyi special irimo akaboga harimo akanyama harimo agafiriti urumva ikaba ikomoka hagana Great Apartment Hotel Hotel wagirite ageze bavuze ngo ni Great aya uko ni kuntu wabivuze n'ucyama gasenda se
njye nawe ujya ndya urusenda nzovu mbabarire cyane. ariko umunyu urimwo. Abakire babayeho neza. N'abakene baba babayeho neza bose rega bavukiye amezi 9 yaka, haba umukene haba umukire bose n'amezi 9. Ariko nzovu ngewe ibintu uba wivugishwa ngewe niba ugira mu mutwe wuzuye ubwo ubushatse buvuga ko umukene n'umukire babayeho kimwe. Sha bose hari aho bazangana, nonse bose aho bajya ntabwo bangana nta naho bahuriye. Mujye mwubaha abakire mwabakene mwe, genda bibabwiye mwabakene mwe mujye mumenya ko boss ari boss. Mu gupfa bose ntibajya hamwe. Umukire yapfese vewiti ayijyana mu butaka. Ariko wowe reba we nubwo wakaraba ni wati kubera kurya nabi, isura yarahombanye kubera kurya nabi. Ose ndimo kurya nabi kubera kurya na none se uri kurya ibi biryo harubihere. Iyi special wayigondera wowe n'akaburusheti ka 300 kukigurira uburi kurira. Yewe mbabwire mwabatindi mwe mwabakene mujye mwubaha abakire. Abakire bafite icyo baturusha, abakire baraturenze. Mwabakene mwe munyumve nabi ni akamwa nimo kubivuga. Yewe ndabizi abantu nanjye aratuza. Oya stop. Nanjye mu bakene nago nikuyemo, nanjye ndimo. Ariko mujye mumenya ko abakire bafite icyo baturusha. Nta naho duhuriye no mu ijuru nago tuzangana. Nzovu ndakubwiye haba no muri gereza nago uzangana n'umukire. Umukire azajye special nyi wori kurya ibigori. Umukire rero nahuriye n'umukene, icyo kintu ujye ukimenya. Umukire bari umukire ubimenya neza cyane. Ayo magambo yose mo kuyavugira kubera umureti. Ndi kuyakubwira kuko wivugiye ngo umukire ngo n'umukene ngo barangana. Muriye wenda icyo muhuriyeho nuko muhurira kuri toilette warya umureti n'undi akarya ibijumba. Mujya hariya kuri toilette. Ariko hari byinshi umukire aba kurusha. Numukigereranye n'abakire nzovu. Ntabwo ndi umukire. Utajya ngo ndi kuvuga abakene ngo ngende umukire. Nanjye mu bakene ndimo. Murimo kurya umureti se? Niguriye se uyu mureti uri kurya ari wowe wawuguze. Aka kanya urimo kurya. Aya wakuye ushaka kugereranya ibidahuye. Umukire aba ari umukire nzovu. Urumva? Ikindi mwihaye ngewe ndi umukire, ngewe yakamwana ndi umukire. Bya bindi ngo hari ababose ngo basangira n'abakozi. Ngewe uri umukozi wanjye ugapima guhinguka ku meza ndiho. Mu guhita utaha. Mu kujurira hirya mu gikoni. Ngewe umukozi twasangira. Ugize amahirwe ukaba umukire. Umukozi uzi ko umukozi ashaka kugusigira. Isosi y'imbandura indi ya mbere nubanza kwidama. Wagahita afata amazi akongeramo. Ariko uramureka mugasanga mwebwe ibyo bintu muvuga. Hari abakire bari ku rundi rwego. Hari udukire twa feke n'ababosi ba original. Shaka twese mu ijuru tuzareshya man. Haba umukire haba Nusara hano tujya umukire ujye wubaha abakire ngenda ndabikubwiye nutubaha ababosi. Sha uzaba wakisha. Banyibanyumve nabi ariko nanone umukene wimufata ngo nawe ngo umucire nawe n'umuntu ariko ntukigereranye n'umukire. Aho muri umukire ari icyo ashaka akanywa icyo ashaka. Ani bwa bacyage bakunyoka gutera ivumbi. Bakarinera nyine kubera ko ari abakire nyine. Ejo bundi turi hariya muri ya parite kwa wa mukire wari waduhamagaye. Wabonye pisine iwe mu gipangu. Iwanyu hari pisine yaho. Wageze iwe muri salo. Wabonye firigo ibintu byari birimo. Iwanyu mugira firigo muranayizi. Ariko umukire aragenda isaha n'isaha akanywa akantu gakonje, agafata akantu gakonje. Mu gihe wowe iwanyu ibijumba n'ibitoki byakunize ugakubita amazi y'umugezi
nayo ari kwakura Ega nabo ntabwo babivukana. Uwo mukire uvuga yigeze kubaho nabi. kukubwira gusa ujye umenya ko umukire ari umukire byose ukigereranye rwose abakire bafite byinshi baturusha Ngo none imbere y'Imana ntabwo tuzareshya. tujye tububaha rwose uzi ko umukire asura tugakoma amashyi mu kabari akagura indiraho umukire arasura abantu amashyi ngo kaci kaci kugira ngo ariko yakugurira agafanta. Kayaka. Aha. Ngo umukire ukuguriye umurete ga ukoma amashyi umushimire. Umunsi umurete warurwa kuburyo rya wawigondera muri iyi hoteli cyangwa tuvuge shokora abantu rero hari abantu bahora batabona kuri YouTube ngo mbese ngo biriya biryo muba muri kubirya koko babakene nyine babakene bagenzi bacu ngo biriya biryo ngo muba muri kubirya koko Ngo ni iki? turi kubirya Ifoto ya hehe. baba bazi ngo ni ifoto ngibi turi kubirya noneho hari abantu bose muri garite bambaza ati yakazira nyama tubabonana Wahamagaye muba muri kuzirya koko Kuri mu kiganiro. ariko ubwo butelefone bwa gatushe wagiye ububi Si mwene wanyu Etienne. Kurya byarakunaniye. leta ntiwagira ngo hari zikonshoni ntiwagira ngo hari zikonshoni ntabwo naremerewe kurya Hano nijoro twariye akavange. inzovu iwanjye namugaburiye akavange madamu wanjye yamwaruriye kariya kavange ni kari karyoshye se Mu gitondo akaretse mwagashyuje mwakariye. oya njye mbisigiye umugore njye asangira n'umugore Nahanyuze nje kukureba sanga ari ku muhanda. ni karibu bebe Karibu ngwino turye. karibu mu bebe Tera intebe wicaye. Ubundi ibiryo nk'ibi bisangiye n'umukobwa gutera peti. ubundi rero reka mbabwire mwa bantu nurya ibihumbi 100 utari kumwe n'umukobwa mwiza nk'uwo nta kintu buriya Katuguhe ikaze. ariko gushima mu bwanwa gusuza kubuza ubutaka kwareka gukikisha umwana mwiza gutya kera nkwerera Wagabanyije ubuhehesi. kinaguhaye gatoya urusenda rwabo ruraryoshye rwana ujya urya urusenda ariko ndaruriye bari kurya urusenda kera Wa mugore wawe Wabaye gato. Wa mugore wawe utwite yamutse abibonye. tugira amagambo ese yakafite umugore utwite asigaye ahora iwanjye aje kuvumba ibiryo aho yakamenya uri umutini. hariya uza Ntabyo kuvumba nzongera ibiryo iwanjye uba watanze rasi nyine ariko ufite nyine umugore utwite ashaka kuko aba ngo mba naje kubumba ibiryo iwawe. Ngese aho mba ntibateka. oya mureke kunjirisha harakara umutambyi Jeannette Nyiramenyo iri joro uteke. yego Ntibakajye banyurira ibiryo uhari. ntamenye ngo yarakwirukanye Mama kuri azateka isombe kwa kangahe da. yongera usubireyo yongera gukubita Nanjye ndagutumiye ku yamugurira gasombe. umupira ni icyangwe cya mama kwini yaba makwini nubwo ajya amukubita uyu mugabo burya aramukunda njye naje gusanga urukundo rwa mama kwini na nzovu ari nka rwa Urukundo ni rwogere shane rwa rukundo rwose kiraratashe mumbabarire muze mwegerane utaza kuntaho imireti. ufite umushira Nawe nguhe haki uwo mugore wanjye wowe nkwishyura akavange ntabwo warahumaye. n'umutinganya babarira banamikaho urisheri wanjye Ntumusome mwana. mwana
na n'uyu abantu cyakora nk'ubu Imana iramutse nije ku mafaranga Imana ikantiza amafaranga wagira utuntu wikorera ni wowe twayasangira cyagiye se ko nakubwiye ngo yajya aca kuri konti yanjye ugahita uva mu kiganiro ugahita babwira ati konti yawe akaba ari wowe uyabikase yaka nawe yaguha mu byo yakamwana akunda amafaranga ukajya ungenera oya mbese yaka ko ari amakuru namenye wowe na Nzovu indaya za Sodoma mwaziretse ubu ngubu mwayibutse indaya za hano hafi za hafi gute se yakamwana yarashaka hehe hano muri korodoro baba beshe aya makuru se mwayakuye kuyaho amakuru yacu hariya tuhagera tugiye kwinywera agacupa haba akaburushete keza karyoha rata n'andi makuru ya dawe ariko wowe n'abakobwa beza kurusha aba Sodoma oya aba hano korodoro ni abakecuru buriya Sodoma hari indaya z'utwana zikimeze neza zigifite itoto ariko naje kureba indaya za hano korodoro hafi ya bose bafite inkovu mu maso wagira ngo ni abakoma ni abakecuru ni ukuri kw'Imana ngo bazi kwiyita oya ni izina ry'Imana indaya za Sodoma zitandukanye n'iza korodoro indaya za Sodoma ebana ni utwana tukimeze neza abana rwose bafite isuku ariko indaya za haruguru korodoro ni abakecuru bafite inkovu mu maso wagira ngo ni abakomando ni ukuri kw'Imana ni inyeshyamba pe ni inyeshyamba ni ukuri burya Sodoma haba indaya zifite isuku ariko Nzovu yaratangiye kuvuga amakuru y'ukuntu ngo habaye akabusheti karyoshye wenda we nyakabondo wa bomo buriya yari umukecuru njyewe ubwa mbere nkigera hano korodoro umugabo umwe yaratubonye atugurira icyo kunywa njyewe na Nzovu ngo turabasitari yatwishimiye arambwira ati yaka nkubomoze baza Nzovu ukuntu byagenze nicaye imbere y'umuryango ndamubarira iminota 10 nakoze iminota 10 gusa yari ari kwibara yari 15 nsama byanje byo kwanza kuganira kwiyambura mvanamwe 5 bara bitanu hasigaye 10 10 ni mike yara bitewe n'ukuntu nzi amateka ya korodoro ni mike ya fe njye nyumva rege wowe ukora ingahe njye ntabwo ndayikora ukunda ingahe se uzaza urebe iyo nkunda uzansamuza zirakwemereye gusamuza se binaniwe n'ubundi ni ya minota 10 yakayakora 10 se yose 10 simbizi byaterwa nkayo nese yaka ukunda speciali shaga speciali ndagakunda nkunda ga speciali cyane ariko je ibinyabazungu simbi imiringa baratubwiye ngo nimuza ku miringa tukabakira sibyo nimukajye nyine mugira nimukajye nyine mujya kuzinjira ngo muvuge ngo zitwaducana twari tureje wundi ngo ibyo twadukoreye ariko buriya uducana rwose usanga ubukubita udushyimbo twa desa ariko rero hari ikintu ngewe kimbabaza narakivuze n'ejo ikintu cyo kuba umusitari ni ikintu kibi ejo bundi nagiye muri resitora ahantu ugiye kwirira udushyimbo twa turuwasa na capati eba ninjiye muri resitora abamotari bose barancungera n'abari bari mu gikoni batetse bavayo baza kuncungera nta nubwo nanabimaze imbere jya nta peti ngo kurya udushyimbo ngo nje kurya udushyimbo ushaka twa ese kurya udushyimbo n'uducapati sinzi ko binaryoha ahubwo ni ibiryo erega nta kuntu ufite 500 uragenda ukarya ngo umusitari nawe ngo yarya udushyimbo ngo twa turuwasa baba bazi ko urimo kurya amakuru ukaza kuncungera baravuze urumva ngiye muri komenti ndabyibuka bigize kugira bambaza ati yakana Nzovu bari mu bantu mu gihugu urumva bakomeye babakire rwose binangaruka babakire ntibazaduteza ibisambo muri hafi ahubwo gutera bazaduteza ibisambo
noneho hari ingingo mwari muri kuvuga mu kanya ngo y'ukuntu nyine ngo umukire n'umukene baba batandukanye baratandukanye especially muri gereza oya muri gereza Nzovu njye nana nk'umubwiye Nzovu niwe ushaka kuvuga ngo abakire ngo n'abakene ngo bose ngo barangana Nzovu ntaho bahuriye wibagirwe no mu buzima bwawe haba no muri gereza ntabwo wese muba mufunzwe pe muba mufunzwe ariko umukire ntabwo abaho nk'umukene hari abazangana batandukaniye ku bintu byinshi umukene akorera umukire akamuhera nose umukire ntakorera umuntu ese uwo mukire bajya kuba umukire atakoreye umuntu sitiri n'ubundi abagikorera umuntu oya ubukire hari ababuvukana hari ababuvukana rwose umwana akavuka iwabo ari abakire hari ababuvukana rwose aho gukoreshwa agakoresha rwose nk'ubu Nzovu nubwo ashaje ushobora gukora ufite imyaka 52 ushobora gukorera umwana w'umukire w'imyaka 20 ukamukorera akaguhemba kandi uri umusaza ntabyo kuvuga ngo uramubyaye ngo uri umusaza ibyo byo ndabyumva naho ngaho rero nakubwiraga ko ujye utandukanya umukire n'umukene ntaho bahuriye twese ni mwitaka nahise yoka ugiye nangiye kubaza ikibazo hari amakuru numvise ngo yoka yambaye harya koroneri ngo ni majoro da yambaye majoro none asigaye afite inkweto ifite bavuga ibyerekezo amajyaruguru amajyepfo west na nord kangwa agafana yigo yaka wambaye koroneri oya ngewe ntabwo nari nambarigera ku ipoti rya koroneri ariko ndi hafi nyine ibyo wambaye ni ndi majoro unguri mwana mfashije uje bundi bankubita leta na koroneri lieutenant colonel ariko usubiye kwa iyo uvuye kuri majoro uhita wambara lieutenant colonel leta na koroneri wava kuri koroneri ukambara koroneri full okay abantu rero mwibaza ku kibazo cyane kandi uko bimeze yambaye koroneri sibyo undi majoro rero ngewe bitandukanye nese ubundi koroneri na majoro ni kiba gikomeye ni koroneri uvuye kuri majoro wambara leta na koroneri leta na koroneri ukambara koroneri full ubona none ndabimenye ubutaha nkanjye nzabasobanurira ariko wazagiye mu gisirikare ko nyamuna cyakubera kera rero numvaga mu kinjira muri radiyo cyangwa ukibura umupolisi ukajya udukubita nyine ndikubwira kera numvaga namuba pe urumva nanabikunda numva oya numvaga namuba akajya gukubita ariko waremewe gukubita zicikiramo hagati nibyo namenye ko byarangiye njye ntabwo nagize ikibazo nk'icyanzo ndakunda shaka ugize amahirwe nkajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazagaruka ari wenje kure ari wa mukobwa wa mugore wawe w'imuhanga niwe ukunda nini bivugira imbere ya kamera uriya mugore wawe w'imuhanga nkunda n'uw'imuhanga kuko niwe nahise numva ukuntu aba akuryarya ese ubundi kangubaza yakabigeze by'uwa muhanga duherukana umbwira ngo araza kugusura mu Rwanda ngo byatewe n'icyunamo ntabwo yaje ariko ubu vuba ntabwo yaje yaka yaraje aransura bisanzwe yaraje aragusura itagenda mwayipimishije ntabwo ko atari cyangwa yaraje amugomora aragusura imvura iragwa ararara ntabwo yaraje ko bivuze gahita ubasere ntabwo mwamubonye se no mu kiganiro ko ariko naramugeza hano ariko mu minsi iri imbere nzamuzana ku Muringa TV abeshye seriye pe nzamubazana turishimiye ni ukuri twishimiye kubakira mwese mama Queen na Nzovu na mama Queen Nzovu yaka n'umugore wawe shaka bari sawa kabisa urumva ukuntu izo couple zaziri gutwika ku Miringa utwite se utwite uyu utwite si ubwo ngubwo nubwo yakafite abagore babiri utwite ntabwo tumwemera hano kuri kamera cyangwa nawe nta kibazo twamuza tukomeza kunshinja bitewe ngo ndimo kugushinja hari n'utwite arahari bakora ati umwana ni umugisha kandi umwana yizanira impamba abavuga ngo
iyo umugore atwite ngo imyenda isigaye ihenda ngo ibiki n'ibiki, uyu mwana avuka yizaniye ibyo kurya n'ibyo kunywa n'imyenda byose. arabivukana se babwiye ngo nzova arwaye sida, kurya yasoje, kurya yasoje ahubwo no niyo yikora ku muntu urwaye sida rero. Bazahita tukajya kwipimisha, bazahita tukazajya kwipimisha. none se umuntu unaniwe kubera icyo tutasangiranye na Nyamabondo. Ako Nyamabondo arafunguye. Twebwe ntabwo tugira inda, twebwe turi ba bantu Nyamabondo twigeze b'imfura turya bikeya. yanamitse gutya ga special, ari special yego. Yaranamitse ahita ambwira ngo rero uvuyeho njye ugezwe. Niba ari abafite za content zo kurya nta bindi. Kandi Nyamabondo ariko arabibasha ko ntiyashobora kurya arega wowe ntunabishoboye, wowe nturagwa content yo kurya utabishoboye. Yarawumaze Inyamirambo twari dukoresheje nuza kandi yarahari, ariko mva ntabyo cyakibuka. Ubwenge bwerega buri gusubira inyuma, ari ayo ubwenge bwanjye bisubira inyuma gute? none si uwo muceri bavuze ko wari uhari ubyibagiwe gute kaka? nese nzovu mubaze nyuma y'uko urumva utangiye urugendo sibyo wawe nyine rwo gukora ibiganiro kuva muri sinema sibyo ibyo we mbanjaho nawe kandamugeraho sibyo niriya tandukaniro riri hagati y'ubuzima wari ubayeho mbere ukina amafilimi n'ubuzima wabayemo ngo dukina filimi? Ubu ngubu niho bumeze neza, kuko kiragiye dukina amafilimi ariya ya kera ama-YouTube channel yataraza. none ama-YouTube channel yaraje, amafaranga arahari, naho kera amafaranga twahembwaga makeya. ubu musigaye muhembwa menshi menshi rwose, amafaranga arahari. Urakora ikiganiro urya umureti, kamwana yaherukaga umureti kera. none se ni nk'ikihe kintu wavuga ngo urumva iki kintu nagikuye muri sinema se iki kintu nagikuye mu biganiro, nyine nk'ikintu umaze kwiyubaka? Ntacyo ndavanamo. Urumbomora ariko maze iminsi ntaribwa inzara. ntabwo yari yamubwiye uribwa inzara ubundi bari bari n'i Rubavu, uvuye Rubavu rwose. ariko ubundi urukundo rwa Mama Queen na Nzovu ari ukuntu twaruvamo tukabibona ubundi bya Mama Queen na Nzovu ntihazagire, njye narabivuze sinzongera kwitambikira Nzovu. Mama Queen yakwica ibyo ntibikureba rwose. nese yaka wowe nyine kwivanga mu by'umugore n'umugabo ushaka waba ugiye kwisenyera. ndacyabariho data yakamva nawe ubaze nyine mbere y'uko ujya muri filime sibyo, kuko nanjye bwa mbere nkubona nakubonye muri filime ya Asi ugikora twanavuganye nimugoroba nyohereje n'ibintu usenga. Mabuja wakoze cyane Mutoni Asiya, mabuja wanjye kudisha. buriya umuntu mwatangiranye biba byiza iyo mugumanye sibyo? noneho se nyine ukibana muri buriya buzima nyine bwanyu na Basiya mukina filime sibyo, kuko navuga ko ariho havuye nk'intandaro yawe yo kuba umusitari kuri iyi nshuro, ku buryo nyine umugani wawe ducana twirirwa tukuzengereza sibyo? nyine ubuzima wari urimo bwa filime n'ubuzima urimo ubu ngubu babutandukanya gute? urabona ntabwo nabitandukanye, kuko Nzovu bakubwira yuko impamvu icyo gihe we yabikoraga YouTube itaraza, ariko ngewe naje ejo bundi n'ubundi YouTube yari. Nzovu impamvu bitandukanye cyane, YouTube ngari itaraza bagurisha amasede niba ari amasede, bagurishaga amasede ukagenda ukagura sede ukayishyira muri ya televiziyo y'ikirombe ahantu yagiraga haba agasede ukayireberamo. urumva ko Nzovu niyo mpamvu bitandukanye, ariko ngewe ibyo byose mbona ari kimwe, kuko n'ubundi nakinaga filime n'ubundi interview nkazikora. ntabwo rero ngewe nabitandukanye cyane, ko n'ubundi nasanze YouTube wari ngendo wa vuba, ntabwo ndi muri aba ngaba babimaze n'igihe. noneho ubushize ndi kumwe na Nzovu tuganira sibyo, yaranyemereye yuko azaza muri filime yanjye ndi gutegura sibyo, ngendaga nyine nawe kukubaza ku ruhande rwawe turi kumwe twese. ko naza muri filime yawe se?
nazamo kabisa kuko nyine tuzajya dufata umunsi wo gushutinga ntacyo byaba bitwaye wowe wabikunda naza ngakina kabisa merci kabisa ubwo nyine abakunzi b'imiringa naza nkagusapotinga nka mushiki wanjye rwose ntabwo nakugora cyane naza tugafashanya kabisa nta kibazo urakoze cyane no kuri yaka nari mfite ikibazo nyine nibaza nzovu wenda turi kumwe turi kumwe aho ngaho ni sawa turi kumwe nk'amatwi n'amabinga none se twari turi gupanga trip y'Igisenyi mwambwiye ko ari inyuma ya cya cyumweru hahita hajyamo igihe nyine cy'icyunamo sibyo ntibyakunda ko tujya Igisenyi sibyo nzovu na yakanga nyine se ubu ngubu nyine bimeze biti hari Bigogwe hari n'Igisenyi kandi wese nshaka ko rimwe tuzajyana urabona ibyo tuzajyayo rwose dusohoke nitugera ku ibere rya Bigogwe tugende tuhatembere hari inka hari iki tujye n'Igisenyi mu mazi tube twajya mu bwato icya mbere ni kofi yawe niba uzaba ufite amafaranga rwose ushaka uzatujyane n'igoma no gusasura imeze ntabwo kama ntabyo nzi inka iransumba ngo nayikama yakawe ndabizera bicara ku gatebe yakazi kuvuruga gukama uretse kuvuruga ni ibiki kuvuruganya ntabwo bavuga kuvuruga nese inzovu bagutera agatebe ntabwo wakamenya wayikama ikindi kubera rya Bigogwe ko bagira amata mabisi bakamiye ako kanya amata yabo nyine bakamiye ako kanya wayanywa shanayanywa ari amata nane yanyweye nta nandi nawe ngo aya mata tunywa muri Kigali ntabwo ari amata oya none se amata y'inka z'intanga zirya ibishishwa by'ibitoki n'iz'ibijumba zinywa n'ikigage none nzo zatumye ikigage kibura inka zinywa n'urwagwa kandi z'Ibigogwe urumva ari amata nane yanyweye zirya indyo y'inka imeze neza arega iriya nka iba yarishije cyane iba yanyweye amazi iba yanyweye amazi kugira nawe inka iri mu kiraro irara mu mase ariko mujya mumenya ko inka nayo ifite ubuzima nk'ubw'umuntu ibaze kugushyira nko muri tuwarete ahantu wituma akaba ari wunama ese murumva iyo nka ifite ubuzima bwo inka sirituma inka irituma urugero urumva wagushyira muri tuwarete akaba ari wo wibe itama amase agana amase yataye amase rero gusa umuntu wagushyira ahantu wituma akaba ari wo wibe yatanze ari amata nanjye niyo yanjye ari amata niyo yanjye pe yena nanywe nandi nazo ariko nzovu ntabwo yayanywa ndetse njya nkunda kunywa amata nzovu ntabwo ajya anywa amata ubwo nitujya ku ibere rya Bigogwe muzanshakira y'urwagwa cyangwa akagage nese nzovu narya ketchup ubushize yarayanze ngo niyarya bya bintu bigobekera kuri special ngiyo ntabwo mbizi ntabwo nabi biraryohera noneho nzovu narya amagi nzovu nanywa amata ko numva nubwo mbiri rwose zishize nzovu n'amagi burya wapi amagi ayatogoshe sinjye nyarya ndi mureti nawe urya ariko ya amagi batogosa gusa nese ubwo mabisi wayarya oya nese kankubaze nzovu uzi koga ntabyo nzi nese ubwo tugiye Rubavu bya twakora content imeze twakwigendera mu bwato tukajya mu bwato uramutse uguye se turi mu bwato bakwambika ibyo bita jire hari ibyo bakwambika kugenda wikubisemo baza bakagutabara marine biri mu Kivu igira utikahita zikagutabara nese wigize wiga kogaho cyangwa se wigize ubigeragezaho ukiri umwana bikanga wenda wagerageza muri pisine njya muri pisine z'abana nese ubundi ngubona kuri pisine wari wambaye isume gusa uri kwifotoza nicaye ku mazi nkazanshyiramo amaguru gutya nyakubita nikwereka nzovu ngo nagazi koga ejo ndi muri gukora content zo kuri pisine yari yambaye isume ari kuzenguruka kuri pisine aragenda nicaramo yari ari gukozamo uturenge gusa burasi byageragamo
Igihe byageragamo wowe uzi koga njyewe nagera ku jerekani cyangwa kuri shambure kuri shambure neze ku Gisenyi nzogana nande ko tuzakora content zo koga nzabaheka tuzogera ku ruhande ku nkengero hari ukuntu ugera ku kiyaga ukoga nk'uri kogera mu ibase n'ubundi oya nshaka nyine ko wanyanze koga tsoye nyine mu kivomo hagati hatari harehare ko oya tuzajyamo kujyamo nta kibazo ariko apana harehare cyakora njyewe ahareshya na nzovu aharengeye inzovu njye naho nyine njyewe buriya muntu yamatsiko ukuntu mwari muri gukora ziriya kontenti muri kuri pisine mutari no koga noneho ukuntu mwari mwambaye amasume muri kubifiringa nk'abantu bari koga niko gatangaje uzi ko nzovu ari aho yageze akanihanagura ngo yari ari kurya ubuzima mwese uyu mwaka ubabanyeho tugeze mu kwa kane uzarangira nko mu kwa munani andi mezi ane bimeze umwaka wabereye umugisha sibyo n'undi uzatubera umugisha byose bizatubera umugisha batwitse muri Genesis batwice Genesis noneho hari ahantu inzovu yabemeje niba yari gutera karitoma kuri stage akagaruka no tujyana ku Gisenyi uzanatubomoza uzatugurira indangamirwa nzababomoza indangamirwa ngo z'Igisenyi zimeze neza kurusha izindi ubwo ziba ziri naturel igihombi abari sensa ko yari mu ntara igihombi baranakopa none hari akwambera ndahazi ngiye Gisenyi ndahazi rwose hari indangamirwa z'Igisenyi arababomoraho nge ndumva ari ntayo nawe yaka narababomeye benshi ko aribo nakuriye se akindangamirwa zaba ari sensa nyine umugore wa 500 abameze ate koko tujye tuvugisha ukuri atugerekereze nk'abakobwa yakamaze kubomora kuva watangira kwiga kubomora ntabwo nabivuga ariko ugereranyije we na Barita Zari wabomoye cyane n'indi Barita Zari ni uwa mbere ahangaha noneho n'umugore ufite gahunda yakwemera by'umwihariko umugore wawe muteganya kubana umugore wanyu duteganya yumve ko nta mutima mubi bane ariko njyewe nta mugore nzajya kwiyahuraho nzakora ko nshoboye mveho ntabwo njyewe najya kwiyahura ku muntu nzakora ko nshoboye kabisa uzahinga umubyizi ubashije uzajya ukubwira ngo njyewe jya ugomba gufata amasaha nk'abiri oya ati n'imiti nzayigushakira urumva nzovu n'imiti nzayigushakira amasaha abiri ariko ninde mugabo wamara amasaha abiri arimo kubomora koko habiri keretse uri kwiyahura baguhaye imiti njyewe iriya miti nta niyo nakoresha ariko wagize uyigerageza njyewe njyari umugore biriya bintu byica abantu dushobora kurana sinanahindukira hari akantu numvise uri kuvuga uranyibukije ngo ushobora kuryamanya n'umugore gakagira nyine nataka ufite ngo ariko ukikanza hanze ukikubita akanyamerika ukigarukira ukicara akanyamerika burya muri Amerika njyewe rwose nshobora kuba turi kumwe rwose nkabona nta santimu uri kuntera nkabona nta santimu nteye nkahita nigira hanze nkajya nko muri dushe nkahita ntekereza nkawe wowe nkahita nkutekereza uri muri Rubavu nkahita mbikurikirana uri Rubavu nibereye i Kigali nkagusoza nkahita ngaruka nkaryamana n'icyo gicucu sinanacyegera mu buriri rwose tugashyiramo metero kariya kantu kankanzemo ndavuga ati ariko abahungu bose banza babikora ntabwo ari bose ariko abenshi barabikora ni uko batabishyira hazara ariko abenshi barabikora cyane njye nzi ko abagore bose nyine baba bateye ifembato oya nta nubwo abagore bose baryoha kimwe hari ba Mukagatare usanga rwose rero Mukagatare kuri abavuga nyine ngo abagabo nta mugabo udaca inyuma umugore we bibaho umugabo abagabo bose baca inyuma abagore babo ngo cyane ariko benshi ngo nuko umugabo wese yakwereka ko ari umwana mwiza gutya none se iyo ubona umugabo ageraho kurongora umukozi urumva ikiba gisigaye ari iki
numva rero noneho gucana inyuma muri iki gihe byabaye kimwe ku kindi. ngo umugabo mwiza inyuma n'umugabo umugore anyura n'umugore akanyura. ngo umugabo ukwereka ko ari umwana mwiza urumva ngo niwe uguca inyuma. Kwereka ko ari umwana mwiza. Kandi noneho uriya usanga n'afite bateye muri phone. noneho babagabo beza abagore cyangwa se ugasanga umugabo afite umugore mwiza rwose uteye neza ariko ntanyurwe. None se ko nzi umuntu ufite abagore hafi 4, urabizi abayisilamu batunga n'abagore 4, ariko kugira abagore 4 ntibimubuza kubacinya, biterwa n'ubushobozi. Nese kambabaze oya ntago ari ubushobozi bwavuga ufite bukeya aba yifuza uwabanganya nyine uri hasi yiwe kugira ngo nawe apfe. Ubushobozi ari kuvuga Nzovu ni ubwo gutunga mu bagore, ariko kubatunga n'ubwo aba ufite ubwo bushobozi. Turi kuvuga nyine uwatunga, turi kuvuga nyine indangamirwa yiwe agenda akibomorera akitahira. Urabona nk'aba basaza bafite amafaranga bakoze kera, ashobora kugufata nkaho urabona ukuntu uri umukobwa mwiza akagenda akagukodeshereza inzu ahantu azajya gusanga afite n'urugo rwe n'abana n'umugore, ariko akagira ahantu kereke pari azajya gusanga. Urumva rero uzarebe nk'aba abakobwa baba mu mujyi wa Kigali bibera mu mageto nta kazi agira, bambura ngo uriya mukobwa amafaranga yo kwishyura inzu ayakura, kandi ugasanga muri firigo harimo buri kimwe ukamenya aho yakura. wavuga ngo ayo mafaranga yakura. Ese kangubaze iyo ibyo bintu mani ubonye nyine biterwa n'iki tuko ngiye mafite ubwabo babyitirari niyo nashaka n'ubundi umugabo azamuca inyuma babyitirari. None se nicyo kizatuma udashaka? Zatuma ngo ndisika. Niyo mpamvu abakobwa b'iki gihe nabo gushaka abagore nako abakobwa bigiye gushaka abagabo usanga wapi nyine ugasanga aramfite nta gutya ameze ariko still n'ubundi aranshi inyuma buri munsi. Oya ahubwo namwe mukunda kwirira ubuzima. None se nk'ubu ngubu njye mfite umutipe w'inshuti yanjye aribana n'umusore, ariko umukobwa aza mu gitondo saa 4 akaza undi, saa 6 akaza undi, saa 8 akaza undi. Usirambwira ngo wa muntu umwe yurira moto undi ahita amahitamo yo guhitamo umukobwa. Namwe niyo mpamvu wenda wowe ntabwo mvuze kubikora, ariko bagenzi bawe hafi ya bose barabikora. Ibyo ndabizi ko biri. Ntubizi? Ndabizi cyane. Ugasanga rwose kuko niba umuntu ungana data yifata akanyandikira usibye ko nyine ngenze ubwenge nahita nshiduka ngo ndirukanke, ariko nyine ukumva n'undi appointment ari kugweza ni nk'iyo ngiyo sibyo uhita ubona nyine ko isi yarangiye ukavuga ati uwo musore we turi gutereta nawe bimeze bite. ugasanga n'abakobwa b'ikigere reka njye mpabasobanura bashaka kwenjoyinga. tuvuge umusore nimba mutarabana asanzwe nda abikora abomora utabizi nimumara gushaka n'ubundi kubera ka kageso kamaze kumwinjiramo n'undi azaguca inyuma agenda bomore. Ntago wamunyura niba yarasimburanyaga abakobwa 3 ku munsi uko aba bitwareka kose uko byagenda kose ntabwo yanyura. Nawe rero niba waramenyereye guhura nabo batipe nanjye naho yangeza nawe ntabwo urumva ibintu byabaye mu kintu kinshanga. Urumva mbere ukuntu bashakaga urumva mu myaka ya mbere mu myaka yahashize nyine umugore wawe yabaga ari umugore wawe umugabo wawe ari umugabo wawe sibyo. Ibyo byari bya kera ubu byahinduye isura rwose ngo byabaye Kigali wisheya umugore acaha umugabo agacaha bagahurira mu rugo gusa ntawe mu Rwanda gusa ntabwo biba mu Rwanda gusa ngo abakongomani urumva abakongomanikazi ngo bahisha abagabo babo mu nzu ngo bafashe umwe wamwe ni ukuvuga umugore w'umukongomani ushobora kumuhereza 50,000 ntuzongere gutanga rasiyo. Umugabo akajya yirirwa ipantaro yayifungiye hano mu gatuza ari gukina igisoro ari kwinywera icupa, umugore yataha akamugurira buri kimwe n'akabyera kakabura. No mugabo w'umukongomani ufashwe neza ntashobora gucinya umugore ntashobora, ariko umugore w'umukongomani nanone agufasha uri umugabo wamuciye yanagutwika bafuhira abagabo babo. Ariko umugabo ushobora kuba umugore ashobora kugurira ipantaro
w'akazi kawe ari mu buriri gusa ukamenya kumucanga mu babana banyu babana umugore uyu mugore bana umugore inshingano zose umugore niwe mugabo muri Kongo ni ukuvuga wowe icyo ukora ni ukumutunganya mu buriri gusa ko numva kujya gushakira muri Kongo abagabo baca njya kongera ngo nabasha kubaho nk'abagore b'abakongomani ariko nanone abagore ukavuga ijambo rya nyuma twihuta udusore ijambo rya nyuma se ngiye gupfa mbose caca ugenda agiye sigaho uragiye sawa ijambo rya nyuma bora nanone abagore b'abagande bubaha abagabo uzi ko umugore w'umugande apfukamira umugore w'umugande yubaha umugabo we baramupfukamira ariko nanone ngo abagabo b'abagande bubaha nabo abagore babo barubahana bose muri rusange. Reka dusoze twiragiza Imana kuko n'isumba byose cyane amanisha byose Imana nsengeye imiringa TV n'igihugu cyacu cy'u Rwanda na perezida wacu Paul Kagame Imana igihora ikurinda Imana kandi nanone aho umunyarwanda ahereye ku isi ndavuga muri Amerika ndavuga muri Canada ndavuga muri Australia ahantu hose nta munyarwanda atari aba yagiye gupagasa Imana yacu aho abandi baburiye umunyarwanda uzaza umuha ahaheronka kandi nanjye Imana mweretse ubuyobozi bw'umuringa TV ujye ubaha hafi ubaha imbaraga bakore cyane baba bavuye mu rugo bari ku byuma by'abazungu baza gusubira mu ngo zabo mu macumbi yabo baze kugerayo amahoro kandi Imana nanjye ndakweretse nanjye mba navuye mu rugo ndi kuri moto naje gupagasa nze gusubira mu icumbi amahoro ndaguha icyubahiro Mana icyubahiro ndakiguhaye iyo mbisabye mbikuye ku mutima n'iteka ryose amen.